ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Imana iragukunda kuruta uko ubitekereza. Imana iragukunda kuruta urukundo iwanyu bagukunze. Kandi Imana irakwishimira kuruta undi wese yakwishimira. Uko waba uri kose uri inshuti y'Imana. Mu gihe dutegura amasengesho ndi kuyatangaza hakiri kare kugira ngo uze kubona link ujoininge, tuzasenga amasengesho by'umwihariko. Tuzasengera kuri hano kuri YouTube birumvikana, tunasengere muri groupe aho ngaho inyuma aho tuzatuma groupe tuzabahereza. Ikindi cya kabiri binashobotse tuzi ko hari iterambere za ryabonetse, byo byose iterambere riri muri wowe riri muri nge, Imana izabikora. Imana ibaha umugisha rero mwinshi cyane. Turi gusobanura inzozi n'imayerekwa n'ibindi bigiye kuboneka kugira ngo tubashe kuzinjira mu masengesho nta nkomyi, ahubwo dukubita turi bata, tunyukanyuka, duhita, dutambuka, dusibanganya amateka mabi, turandura ibyaduhagaze imbere, twangiza umwanda w'abadayimoni, duhanagura, dukuraho, tuvanaho, twinjira muri gakondo nzima igaragara korera Imana mu buzima bwacu. Imana ibaha umugisha rero. Uyu munsi ngarutse ku nzozi, muvuga kurota ibiryo cyane, food abantu bakarota, narose ndya, narose ngira gutya, narose ngira gutya, narose ngira gutya. Numva nifuza ko suko zaguma hari kundagira ngo subize ibibazo bya buri wese bagiye bambaza, nubwo ku nzozi mwonye harimo inziza, hari izindi zitandukanye. Rero uyu munsi nashimye ko tuganira ku nzozi zitwa ibyo kurya cyangwa ibiribwa tetse bisi. Ngo ikingenzi nuko tureba gusa inzozi ku biryo tout simplement. Mana nyiri cyubahiro, nyiri imbaraga, nyiri ubutware, nyiri ukurema, byiringiro byacu, mahoro yacu, gakiza kacu, imbaraga zacu twaboneye mu imbaraga, ho utugirira neza, ukadusura, ukadusanga, ukatwubaka, ukatwurura, aho dayimoni yateye ugatabara, gahinda kaza ukaturengera, amakuba n'ibyago byaza tukabona gutarwa. Uri mubyeyi mwiza, uri ingabo idukingirira, umutabazi w'ukuri. Ndasabye rero ngo utange umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaha umugisha rero, kandi Imana ibagire neza cyane, kandi Imana ibatabare mu buryo bwose. Iyo usomye Yohana ibice 6:35, hari aho Yesu yavuze ati, ninjye mugati w'ukuri, cyane mutsima w'ukuri, kandi undyaho wese ntazasonza ukundi, kandi nunyizera akanywa amazi nawe ntazagira inyota ukundi. Iyo usomye Zaburi 106:7, harakubwira ngo, katuhasome neza muhumve kugira ngo umuntu wese amenye inzozi ntabwo ari ntapfa kuzana ngashyiraho, ni inzira Imana yashyizeho mu buryo bwayo kugira ngo bigende neza kandi bikomere. Zaburi 146:7 twahabona tugasoma. Zaburi 146:7 hari amagambo y'Imana meza avuga ibi bintu. Ijana na 6:7 haravuze ngo, murongo wa 7 haravuze ngo, hahirwa ufite Imana, Uhoraho niwe waremye ijuru n'isi, arema n'inyanja n'ibyishimo byose, ahorana umurava iteka ryose. Murongo wa 7, niwe urenganura abarengana, niwe ugaburira abashonji,
uhoraho niwe ufungurira imfungwa. Muri make Imana niyo irenganura kandi ikagaburira umuntu wese. Ibyo kurya rero ni byiza, nashaka kugera tuganira. Ubundi ubuzima ndetse bw'ibiryo, ubuzima byo byiza, amazi meza ashobora kurinda umubiri w'umuntu mu kurwara no kwangirika no kuvanaho bimwe mu bimenyetso, ariko nanone kabamo nko kunanuka, kubyibuha, amakanseri, kurwara pressure, twita ngo ni high blood pressure n'ibindi nk'ibyo byose. Ariko iyo urebye wowe ubwawe urya cyangwa unywa mu nzozi, bisobanura ikindi kintu gikomeye. Kambigarukeho, ubundi biryo byiza, amazi meza uyakoresheje, hari indwara bikurinda za kanseri, za high blood pressure, hariho za indwara zitandukanye navuga nyinshi, zirimo na za diabete cyangwa diabetes, zigakiramo, hakaba n'ibintu bitandukanye. Ariko kuba wowe ubwawe urota uri murya, wowe ubwawe wicaye uri murya ibyo kurya wowe ubwawe, ntabwo ari byiza cyangwa unywa, kuko ni ikimenyetso cyerekana ko uburwayi bukuri iruhande mu buryo bukomeye, ndetse yuko muri izo nzozi uri murya cyangwa ugaburira ibyo kurya ari ikimenyetso cyerekana yuko ugiye gutanga ibiryo by'umubabaro. Umwana ugiye kubabara, ushenga imibabaro kandi igende ize ari nyinshi ku buzima bwawe. So kurya rero mu nzozi bisobanura n'uburozi mu iterambere. Uvuga ngo aho werekeraga tayari nudasenga ntibizakorohera. Ukuvuga ngo wowe ubwawe ubona urya nabanje kubera ko ibyo kurya ari byiza, kandi ko Yesu yanabivuze, n'Imana yavuga ko kwitegaburira abashonje n'abakennye, ariko wowe ubwawe ubona uri murya ni ikimenyetso cyerekana ko ari uburwayi bukomeye, kandi ikindi cyerekana ko muri destin yawe, muri destination aho werekera hajemo dayimoni yamaze gutezamo akaba, kandi abadayimoni bagiye kwafekta ubuzima bwawe, mariage yawe, ubuzima bw'amafaranga, iterambere, ubucuruzi, ndetse no gukura mu mwuka bidashobora gushoboka, no kwangwa, no kujugunywa, no gutakazwa. Nivuga ngo iyo urose urya icyo warya cyose wowe ubwawe giciye mu muhogo wawe, nicyo kivuze, niko gisobanura. Imana ikugire neza cyane. Ikindi cyerekana ko nk'umwana w'Imana iyo arose arimo arya mu buryo bitandukanye, biba bigaragaza yuko ari amugaye mu buryo bw'umwuka, yuko akeneye, afite ibimenyetso by'uko afite ingorane mu misengere ye, amasezerano agomba gutsindwa atazagerwaho, kandi cy'uko Satani yamize iterambere rye. Ikindi bigaragara ko mu isi y'umwuka ibyo kurya byerekana yuko umuntu agiye kuba influenced, cyangwa se ugiye kubugirwaho imbaraga n'abanzi bawe, kandi abanzi mvuga si papa, si mama, si daddy, ahubwo ni abarozi n'abadayimoni, berekana ko bagiye kukunesha, bakubabaze, bagutere paralize, muri make bangiza hazaza hawe, to paralyze your destiny. Nicyo bishaka gusoma ngo ni ibyo bintu bisobanura, bivuga ngo ni nko kurangira kwawe, maze umwanzi akabikoresha, ukabasha kunanirwa, ntubashe kugira ikintu ugeraho. Imana iguhamuje. Mu bundi buryo cyangwa mu yindi nzira, cyo twita ngo another of the way, the enemy, ngo umwanzi yatatse mu buryo bushoboka bwose ibintu byawe niba warose uri murya wowe ubwawe, kandi utekerezaho ko kurya ari ingaruka kuri ibyo bintu, cyane cyane ibyo kurya bikunze kubura nko muri Afurika n'ahandi hose, aho bigaragara ko umwanzi akomeye kwakira imbaraga no gushaka ukuntu yakugeraho, no kukurangiza, no kukurandura, ku buryo wisanga mu muyoboro gusa, no kukumanipira mu buryo butandukanye, cyane cyane ubonye kurya binyuranye, umuceri, ibishyimbo bivanze, imboga, dodo n'iki n'ubunyobwa, bya biryo byose ubona ngo ni melange ya byose. Please menya ngo ugiye kugira imbaraga zikurwanya gauche droite. Imana hajemo ibirayi, ibishyimbo, umuceri, ibitoki, ubugari, kawunga, byose bikivanga mu isahani, ibishyimbo, dodo, byose ukaba urimo urabirya. Menya ngo hagiye kuza bitandukanye mu buzima bwawe, ariko nukuro turi mu birya, nubwo tubona ko ibyo kurya ari byiza bibasha kurinda umubiri, n'umuntu yabibuze agira ikindi kibazo. Rero ni byiza ko ugomba gutekereza bino bintu. Iyo urota uri gushakisha ibiryo, cyangwa uri mushaka aho biri, ujya gukora mu kwigaburira, ujya kujya ahantu hose muri za microwaves, ujye gushaka ibyo kurya biri, ni ikimenyetso cyerekana ko ufite inzara mu iterambere. Ugomba gusenga ugasaba Imana
ikaguha umwuka, wa mwuka uhita ugukora icyo twita discernment, noneho muri discernment ukaza kugira icyo twita ibyo umwuka uhaye abundance, cyangwa se byuje muri we, byuzuye bitanyeganyega, biri mu buzima bwawe bwose. Imana ikugira neza cyane, Imana iguhe umugisha. So iyo urota rero ibyo kurya byinshi ku meza, ubona ibyo kurya byinshi, nanjye mbona muri ya mahoteli ahenze ukaba ubirota nyine nubwo utanabyo ugira, bisobanura ko umwanzi yakwicariye, ndetse abarozi bamaze gutegura kugushyira hasi no kukwangiza no kugutera no kwanduza ubuzima bwawe no kwangiza hazaza no kugusenya byiteka ku buryo usigara nta muntu ukikugiriye icyizere. So wagombye rero kuba maso, ukaba umunyabwenge, ugakora amasengesho, ugahamatwa gusengera, kuko bizarangiye kubona ku meza byo kurya bitandukanye. Ushobora kuba yenda nk'urugero, ntiwavuga ngo ibyo nabonye muri hoteli runaka, ushobora kuba hariho ibishyimbo, imboga, mbega mu masoro atandukanye, ukabibona ku meza ubirota. Nicyo bisobanura ko umwanzi yamaze gufata umwanzuro wo kugira ngo akurangize. Witchcraft, abarozi bose begeranye, kandi ugomba kuba maso kugira ngo batakwangiza. Ariko iyo urose nawe ubwawe atabyiteguriye, ni ibyaro ugasanga ukuntu ndabitanze, menya yuko ufite icyo twita umwuka wo kuba umugaragu, kandi ko ibyishimo ufite nta bihari, kandi yuko wowe ugiye kugira ikindi kibazo, ndetse no mu buzima bwawe ugiye kugira ingorane. Ariko iyo urose we witangira ibyo kurya we ku giti cyawe, wowe ubwawe urekura ibyo kurya byawe, bisobanura neza yuko ugiye gufasha abandi kuzamuka mu mwuka, no kubagirira, no kubatungura, ndetse no kugira impano utiteguraga mu buzima. Ariko urumva uri nk'ubisharinga, ntabwo we wabiriye ngo wabisharinze. Imana iguhe umugisha. KuROTA se ucuruza ibyo kurya byamera bite? Ucuruza ibyo kurya bihiye bibisi cyane. Aka kantu ko ndakavuga ntuje, kuko abantu bitiranya ibintu ngo narose njya numva ndahaza. Uzare umuntu wese warose arya nijoro abyuka mu nda habyimbye, cyangwa afite ubundi burwayi. Icyo kimenyetso, twumvikane, icyo kimenyetso cyerekana ko abadayimoni bari kumanipira, Satana kunyuza aho ashaka nuko abyumva, kandi bikerekana ko hari umuntu cyangwa se yuko uri mu kazitiro bagushyize mu mbaraga nkeya, yuko umugisha wawe uhishwe rwose burundu, utabasha kuwubona, kandi byakugora, byanakurushya. Ariko turi gusenga ngo Imana ikugirire neza. Reka noneho nkuganirize, ese koko KuROTA ubona uri mushakisha hose ibyo kurya wabibuze? Ni ikimenyetso cyerekana yuko ubukene no gustragoringa no kubabara no guhangayika bigiye kuza mu buzima bwawe. Ariko uzirikane ngo biza kugira ngo ubimenye, usenga Imana, Imana ibikureho, bityo ugende ukorera Imana cyane. Nicyo nabwo cyagiye ubona horize kurya abantu benshi cyane, cyuko ugiye gufasha abantu benshi cyane. Ikindi niba urota ubona upakinga ibyo kurya, ndetse ukabishyira ahantu, ukagira zo bya, cyerekana yuko gupakinga ibyo kurya, cyangwa se ufata ibyo kurya munsi y'ubutaka cyangwa munsi y'ahantu babishyize, munsi y'ameza, kandi ari ibyawe ukahita ubirya. Ni ikimenyetso cyerekana yuko umuvumo ewana urimo ugenda uhererekanya, kandi ko bigiye kwinjira mu muryango, isabiriza rikarutaho, ugasanga gutera imbere ntabyo dufite, ntabyo ubona. Kubera iki? Washaka ibyo kuko biri hasi, birahishe underground, cyangwa babishyize nko munsi y'ameza, ipfuritse munsi y'uburiri, babipfuritse munsi y'izindi nkono. Mbega ni ibiryo bihishe ariko biriyukure, bivuze ngo n'ubu ifata biri anda, bisobanura ko ari ikimenyetso cyerekana ko inkomoko yawe iriho umuvumo, ndetse yuko umwuka wo gusabiriza utazakuvaho, umwuka wo gusaba sore, gusabiriza n'urundi rwego, umwuka wo gusaba kutigira, kutishoboza, kutagira ikintu ukora, kutagira ikintu ubona, n'ibyo ukoze bikakunanira. Nicyo kimenyetso cyerekana ko uri andakase, kandi yuko abana n'ubundi uwo mwuka uzakomeza kubaho, ntacyo wigezaho, ntaho wagera, ntacyo wagira, kandi ugasanga ko bikomoka mu muryaro, amadeni menshi yatoneye kwishyura, ibituruhije, cyufashe n'igikunde, kandi ari ikimenyetso cyerekana ko turangiye complete, reka Imana ikabizi ikigiye kubidukora muri ubwo buzima. Rero ikindi kintu
turimo turavuga ku kintu cyitwa ibiryo gusa ntabwo tugiye dutanga ngo ibi n'ibi noneho kurota uri mubika ibyo kurya storing gukora store y'ibyo kurya iyo ni inzozi nziza cyane nikubwira ngo ubugaragara nk'umuntu uri muhisha ibyo kurya ubibika ubisitoringa ubihisha ntabwo ari ukubihisha ni ukubibika bisobanura ngo ni ikimenyetso ubwo wabirose mu nzozi yuko ibyo ugiye gukora bigiye kuzamuka uri manager mwiza wasevinze neza kandi ko mu minsi iri imbere utazagira akabazo mu kazi kawe ukora haba mu kanwa kawe sevinga amagambo yawe ntupfa kuyavuga ibyo ukora birunguka ngo ni umwuka werekana ko urimo urakora saves nyinshi cyane ku buryo bigaragara ko mu minsi iri imbere nta kibazo uzagira nta muko gusesagura uzaba wakugezeho ahubwo Imana izaba yakoze ibitangaza so ngo icyo gihe rero bigaragara ko gusevinga incomes ugiye kuzisevinga ikindi yerekana ko ugiye kuba mwiza ugiye kuba byiza muri finance na management yawe ndetse kandi bikerekana ko can represent your blessing just when storing if you dream about storing food so bigaragara neza yuko it can represent your blessings ngo urimo rasavinga mu buryo bwiza urimo rakora mu bwiza bigaragara kandi inzu nziza cyane wowe urimo nkurikira Imana iguhe umugisha ariko nurota sibyo if you dream about eating leftover food Imana ibaho umugisha kandi Imana ibakomeze mudukurikiye mukomeze mukore comment share and like kandi bigukundira utariyandikisha ntacyo bigutwara ko ntacyo bitwara se na gato kiguswa kandi ibintu bikagenda neza ukinjira mu muryango wacu urimo gabera ministries amutakanagira amateka ubuzima bugahinduka noneho kurota ubona ibyo kurya byasizwe n'undi muntu cyo twita imisige pani imishyushyo oya ntabwo ari umushusho mu kirundi si imishyushyo mu kinyarwanda si umushyushyo mu kinyarwanda ahubwo nicyo bita umusige umusige niki ni ibiryo umuntu yariye akabisiga ku isahani tandukanye ibyo bintu umushyushyo we cyangwa umushusho uryoha kubi mwese murabizi abashobora kubona umwanya wo kurya mu gitondo kirundi ni umushusho kinyarwanda ni umushyushyo ariko turavuga icyo bita umusige umusige niki ni ibiryo byasigaye ku isahani bariragamo ntabwo ari byasigaye mu nkono kandi nibwira ko abazi guteka ibiryo byasigaye ku masahani kubera ya macandwe umuntu akoresha ikiyiko ntabwo wabigarura mu byo bishobora kubyuka byabaye bibi ahubwo byibika ukwabyo nk'ibyariwe soro kubona uri muri iyo misige bagusigiye ku isahani umugati barumyeho urubuto barumyeho mbega ikintu cyose cyakoze ko umuntu ko mu kanwa kacu hanga amacandwe kushyiramo ikiyiko byanga byakunda amacandwe rero byasigaye ku isahani uramusize mu byasigaye mu nkono byagaga mu masafuriya so turavuga icyo bita umusige ibiryo byasigaye ku isahani aha nubona uri mu birya kubirota muzi gusa uri mu birya uzamenye neza yuko umwuka w'ubuja n'ubugaragu ukikuzuyeho menye ko umwuka w'ubuja n'ubugaragu no gucishwa bugufi no kumanuka hasi no kutagira icyo ukora guhora urimbata y'umuntu bikiziritse ubuzima bwawe kuko wariye umusige wariye ibyasigaye ku isahani ni mu nzozi please ni mu nzozi mvuga ariko ushobora kubona n'ibimenyetso by'ufite ariko ubundi ko mbona mbaho nabi kandi nkora neza kukigira ubuzima bi kandi mbona nkora uko nshoboye kuki ibintu mbaho nukubera nta kindi mpamvu nuko mu buzima bwawe iki kintu cyabaye niki nuko warose urya umusige rero kuba wabirose ubwabyo ni ikimenyetso kikwerekana ko umwuka w'ubugaragu n'ubuja ucyuzuye muri wowe ndetse yuko ayo masezerano ufite bagutambyeho igitambo cyabyo udashobora kwibohora ntiwarya amafaranga wakoreye ntiwayajera arayawe ntiwayaha umuntu arayawe bivuga ngo uraziritse completely uri slave uri umuntu w'umucakara waba uri mu Rwanda waba uri muri Amerika muri Canada muri Australia majyepfo ya Afrika batuye muri za
bahungu bacu biga mu Bushinwa, biga muri za Korea, biga ahantu hose hatandukanye, barabiga mu bihugu bitandukanye, Abahinde. Menya ko nubwo ubibonye, menya ngo ufite diplome, menya ngo ufite akazi keza, ariko still ufite umwuka w'ubugaragu. Bisaba ko tugomba gusenya iyoke kuvaho. Hari umwuka w'ubugaragu kuriho, umwuka w'ubuju kuriho, ariyo mpamvu ntacyo ubasha kubona. N'uyu munsi urakora, uracyari imbata, witwa n'umwana mwiza wo korera, ariko ubwiza bwawe ntaho bwakujyanye. So urumva rero still you are slave. Uvuga ngo umwuka w'ubugaragu kuriho kubera ko warose urya umusige. Nizere ko ibyasigaye ku isahani, iri jambo muryumve, ntabwo ari ibiryo byasigaye mu nkono, ni ibiryo byasigaye ku isahani. Umuntu yakojemo ikanya, ikiyiko, agenda aciraguraho. So rero umaze kurota ubona uri kubirya, ugomba umwuka w'ubugaragu ukikuriho, umwuka w'umuja ukikuriho. Kandi ikindi kumenya ko umuntu yabiguhaye, umenye ko ari ikimenyetso cyerekana ko umwanzi arimo ashaka gukoresha agendeye mu bunyangamugayo bwawe kugira ngo yafekte, kandi ikindi agutangeho igitambo, kuko aguhaye ibyo kurya byari byasigaye. Ni ukuvuga ngo agukomeje kukugira sacrifice, ugiye kuba igitambo gikomeza, kuko twabonye neza ko byonyine kuryo byasigaye ku isahani, umugati barumyeho, furuyi barumyeho, bakagusigira mutavuganye, ukabona mu nzu urose ubirya. Burya n'umuntu ukunda kurya byasigaye ku isahani, burya nta burwayi byanga byakunda, kubera amacandwe mu kanwa n'ibindi birimo, kandi mu kanwa kacu habamo indwara nyinshi cyane. So rero ko ubirya ubwawe, ni uwo mwuka w'ubugaragu ukuriho. Ikindi gikurikiraho, noneho kubihabwa n'undi muntu. Kubihabwa n'undi muntu ni ikimenyetso cyerekana ko mwanza arimo agerageza kwinjira mu buzima bwe no kugira igitambo, yakagutamba burundu. So ugomba kuba umunyamasengesho w'imbaraga, kandi ugomba kwirukana kurya ibyo byo kurya byasigaye ku isahani umuntu yagusigiye akoreshamo ikanya, kuko ni ikimenyetso cyerekana yuko uri imbata, uri umugaragu, uri umuja, utazirekura aho hantu, kandi ko bakomeje gutanga igitambo kiremereye. Wabihabwa na so, wabihabwa na so wanyu, wabihabwa na nyoko wanyu, wabihabwa n'ubwo w'umuryango, wabihabwa n'inshuti yawe, ukibona ko ubibonye ibyo kurya byasigaye ku isahani, wowe ubwawe byihaye, nagusobora ko bihawe n'undi. Menya ngo ugiye kuba victim, cyangwa se ugiye kuba sacrifice y'ikintu bashaka ko ugiye ku gitambo, ariko cyo kwitwa umugaragu, kutaryoherwa mu rugo, kutanezererwa mu rugo, kutabunezero, ugasanga urakora ariko nta byishimo, urenga mbega muri make nta kintu nta kintu n'iki gihari mu buzima, ahubwo uri out, cyangwa se uri hirya y'ibyo wifuza kuba wakabayemo, kandi bitakabaye Imana ikugereza cyane. Ibyo rero ni imbaraga zo kubitekerezaho, kandi ibyo ugomba rero kubisengera, kandi Imana yagufasha rwose. Imana iguhe umugisha, mukomeze kutwegera, mukomeze gukomeza muduhamagara, turi kumwe turajyana, kandi mutekereza ku masengesho y'iminsi 36, le 1er décembre jusqu'à le 5 janvier 2024. Le 1er décembre 2023 jusqu'à le 5 janvier 2024. Sote masengesho aremereye atangira umwaka no kwambuka umwaka. Imana ibane nawe. Munsi hari link joininga ubumwe bw'abera ministries group, dufatanye nawe masengesho urimo yitegura mu mutwe wawe. Tubonye ko guhaga ibyo kurya icyo bisobanura, kandi nawe bwe wabyumvise. Hanyuma kurota ubona udusimba mu biryo byawe. Simba, ushobora kuba harimo inshishi, ushobora kuba harimo intozi, cockroach, nazo ukazisangamo, izo zose ukazisanga ukazibona mu byo kurya byawe. Ni ikimenyetso cyerekana kuri murogwa ahantu hose. Ushaka kurya bubiretse, kuko imitego kurya mu gasozi aho utizeye bihagaritse, kuko ni ikimenyetso. Niba usanzwe kurya birimo cockroach, ibinyenzi birimo, cyangwa se ibindi birimo byose, ibisimba, menya ngo nyaboneka uratabarwe, uririnde, kuko ni ikimenyetso cy'uburozi bwihutse, kandi yuko Imana imubwira ko ugomba kwitonda no kwitunganya muri wowe,
no kwirinda gutoragura ibyo ubonye, kuko umurozi arimo arakurya isataburenge kandi yakugezeho, nutareba neza uraburya da, uraburya rwose, kandi uraza kuburya kandi bikubera ingorane mu kubaho kwawe. Imana iguhe umugisha. Ikindi kubona bakwaruriye ibyo kurya ariko bikakugeraho bikonje, ugatangira kubirya bikonje. Barabyaruye bishyushye ariko bigezeho bikonje mu buzima bwawe. Jya yuko umwuka arimo akubwira ngo itonde, hari indwara iri koronike igiye kuba muri wowe, nka diabetes igiye kubaho, hagiye kubaho heart attack, sida, indwara zikomeye zanagushyira mu rupfu. Chronic illness, the chronic illness that may lead you to death. Igihe ubona ko wisanze uri muri byo kurya bikonje kandi byari bishyushye, ariko aho ni mu nzozi, birandikativa ngo itonde, muri wowe ugiye kurwara indwara ziri chronic kandi ushobora gushyira mu rupfu. Icyo usabwa ni kiro, hita umunyamasengesho uri serious, umunyamasengesho uri convaincre, umunyamasengesho uri integre, umunyamasengesho winjiye mu isengesho, umunyamasengesho w'imbaraga. Kuyoborwa ibyo bintu uvuga ngo wirinde cyane, kandi yuko ugomba kuba umuntu uri smart, umunyabwenge, kandi ugomba gutekereza neza icyo akwiye gukora. Ibyo byitondere, ubimenye, ubizirikane ngo kuki nabirose bino bintu. Imana iguhe umugisha. Ikindi nubona ahangaha bigiye gutungura, ngiye kubwira ikintu bita KuROTA, imbwa yawe yanga kurya ibyo kurya byayo. Ni ikimenyetso cyerekana urugamba, insekirite n'ubwoba. Niba ufite iyo mbwa, bivuze ngo reba uko uyigenza hakiri kare. Ariko niba utayifite, itonde cyane, umenye neza ngo ni hahandi abarozi bari serious ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha kandi Imana igutabare. Iyo dusomye Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, ibice 10, urwandiko mbere rw'Abikorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, ibice 10, umurongo 1, ngo ariko kurya uri kunywa, ariko kurya uri ukanywa, ariko kurya ari ukunywa cyangwa ari ugukora ikindi kintu cyose, mujye mubikora guhesha Imana ikuzo cyangwa icyubahiro. Nivuga ngo kurya no kunywa tubiheshe nk'Imana icyubahiro. Rero aho niho ushobora kubasha gutsinda urugamba ruguhagurukiye. Ni ibiryo igenda isobanura Bibiliya ivuga abantu. So rero KuROTA uri murya ni ikimenyetso kiri very dangerous, kandi ni imbaraga z'abadayimoni ziba zihagurukiye kurwanya gahunda zawe. Kandi umenye ngo ni urugi rw'ibyago rukinguye kuri we. KuROTA uri kurya, undi yabiguha cyangwa gute, menya ngo ni ikimenyetso, kandi umwanzi ageze kuri gate yawe kugira ngo aguteze ibyago. Nta kindi kimuzanye, ni ibyago, kandi icyo ashoboye cyo Satani ashoboye ibyago, ashoboye amakuba, ashoboye kuvurunga abantu, ashoboye gutesha abantu umutwe. Nicyo kintu aba ashaka gukora buri gihe. Rero kurya KuROTA buri gihe uri murya, buri munsi uri murya, ugasanga mu gitondo wariye ukarota urya, ejo ukarota urya. Buriya bisobanura yuko muri ibyo bitekerezo byawe nta gutera imbere guhari, nta mbaraga uzabona, nta buzima uzabona. Ni ibintu biri danger gusa, uhura n'ibikugoye, ntabwo uzatera imbere, nta focus, nta kugira aho ujya. Ni ikimenyetso cy'uko umurozi yatangiye kwihana, ndetse yuko hariho umuntu ushaka gutuma utishima mu kubaho kwawe. Ntakeneye ko wishima, ushobora kuba utamuzi cyangwa umuzi,
icy'ingenzi uko adahari icyo ukora ni iki rero umunyamasengesho muzima umunyamasengesho wizera amasengesho wirinda bivuze ngo umugore cyangwa umugabo we wese ustragoringa muri izi nzozi akazibamo cyane ikamugora byerekana ko rero buri gihe muri izo nzozi bisobanura ko yabaye connecte nuvuga ngo ni intekerezo ze ikintu arimo akora byose harimo warning yuko umwanzi ashaka kwata ku buzima bwe na kariya yiwe so rero ubwawe niba uri muri tubona uri musabiriza ibyo kurya ni ikimenyetso cyo gucika intege kunanirwa no kubabazwa no mu isi y'umwijima no kugira reputation mbi ku bantu kandi bakurenganya no gushiduka abantu bakugambaniye bagushenye bagushyize hasi ndetse ikimwaro kikaza kikwirukankaho ukabura icyo wasobanura mu bandi maboko rero kurya bisobanura uburozi mu byo kurya mu nzozi bivuze yuko umwanzi agufiteho umugambi uteye ubwoba wo kugusenya kumanipira kandi yabishoboka ko yanatuma uba nk'imbohe mu maboko ya Satani bigaragara ko ari kimwe noneho ni KuROTA ibyo kurya cyangwa se undi muntu strange utanazi ibyo ari byo cyangwa utazi nuko byitwa utazi nuko binameze utazi nuko binateye gusa kwisanga urya ibintu utabasha gusobanukirwa biravuze ngo you are victim uri victim of multiple curses carriers nuvuga ngo igihe ubona uryo kurya utazi n'ubwoko bwose ukabona birya cyane cyane umwe birya uko wiboneye biravuze ngo you are victim of multiple curses carriers vango ugoswe n'ibimo myinshi itandukanye n'agahinda kenshi gatandukanye byo byose byizingiye kuri wowe niwe biguhiga kugira ngo nanirwe ariko uyugombye kuba maso kandi ukabyumva Imana ikakugirira neza cyane cyo twabona rero kubona wariterena ibyo kurya mu nzozi utegura wakira ushaka guteka wariterena ibyo urimo kurusa nk'uhindagura ibyo kurya bisobanura yuko uri guhamagara ibibazo bikomeye kandi ko mu minsi mike cyane iri imbere ugiye guhura n'imbaraga mizi kurwanya ndetse yuko nicyo uzakoze kizakuranira nuguza ntuzishyura ntuzuzahomba kandi kubukene bwatangiye kwegera Satani yamaze kweganya izakubabaza maze ugashyirwa hasi ugasanga birakugoye ikindi KuROTA ibyo kurya byarengeje igihe expire food byarengeje igihe rwose cyane bigaragara yuko ari ugushyira mu kaga ahazaza kuri ibyo kurya byarangije igihe no kwicira ubuzima so KuROTA ubirye vuga ngo destination yawe igomba kugiza ikibazo kandi ukeneye yuko ugomba gusaba ukagira imbaraga naho ubundi ugiye gutsindwa kuba amaboko ya Satani ay'uburwayi ndetse rimwe na rimwe ugasanga uri hafi y'ibiguhiga y'urupfu urugero niba ubona umuntu arwaye safarinze muri fondation harimo ibibazo cyane kandi uzatangira kugenda ugira ingorane ndetse wisanga mu gahinda kakugoye kuko ari ku mwanzi yamaze kugushyira muri ako gatebo so rero kurya ibyo kurya ni byiza ariko mu nzozi ntabwo ari byiza namba ni ibibazo bikomeye no kwerekana ugiye gusenyuka nta hazaza hawe nta gutera imbere nta buzima ntacyo uzabara ni ikimenyetso cy'ukunaniwe abaroza afiteho imbaraga hirya no baraguhiga handi baragushakisha ntacyo ukora ngo gikunde n'icyo ukoze nticyemera abo ukisanga buri gihe uri mu babara mutima ko nakundi babigenza so rero abantu benshi cyane the many people bari under cast cyangwa under generation curses bisanga buri gihe bari kurya bino biryo mu nzozi ubundi ugasanga buri gihe ubukene burabirukanseho gucika intege kunanirwa kuburyo werekeraho kuro wagira kandi ugasanga by'ukuri umwanzi akwirukansa inyuma akuburira amahoro so rero ni igihe cyose uri kurya uko byamera kose ukwiye kugira umugambi mwiza wo kwegera Imana kandi ukamenya ngo data wa twese arimo arakora ibitangaza rero rimwe na rimwe ibyo kurya mu nzozi bishatse vuga ko ugiye gutinda mu gihe mwisi before ujya kubirya ugiye kwinjira mu ntambara zo mu muryango ibibazo ikindi nta kuvumbura ikindi nta kintu ukora ntacyo ushoboye ntacyo wisangamo nta business ku mugore nta kubyara nta terambere nta buzima nta cyerekezo nta uzakura nta buzima Satani yakurwanije urimo nakunaniza depression iraje kutizera amakuba kubona ibyago Satani azana intambara ndetse kuba agiye kwinjira kwa ngo kurambike hasi ndetse no kugira umwuka wo gushidikanya no gutinya
no gutera intambwe yo kugira ubwoba mu buzima bwawe. So rero bisobanuye kuba maso ukagira ibyiringiro ugasenga kandi ugakomezwa neza n'Imana. Imana ikagufasha muri byose kandi Imana ikakugirira neza. Yesu rero aguha umugisha, wakira umugisha w'Imana, Imana igufashe muri byose kandi amahoro y'Imana abane nawe. Kandi ikindi ugomba kumenya nuko ukwiye gusobanukirwa ibintu ukabitinya. So rero kwara kubafasha muntu ro turya icyo warya cyose, nicyo nabwiraga, n'inzuzi nyinshi ntago zajya amata 30 nibishoboka. Ubwo nawe uzikora tuzongera dutekereze cyo gukora, tukugireho inama icyo ukwiye gukora muri iyi minsi ya none. So nuvuga ngo ibyo kurya ni ibintu biteye ubwoba cyane, ni ibintu umuntu atekereza, ni ukwibwa, ni ukwamburwa, ni ukurwara, ni ugupfusha, ni abarozi, ni iterambere ridahari, finance ugahomba ukaburya. Kubera iki? Uzarebe iyo warose wari ibyuka utameze neza, ubyekana umunabi, umushiha, byo kubihiwe, nta peti, ntaki, bivuze ngo n'uburozi umuntu ahanganye nabwo. Imana igufashe kandi Imana ikugenderere muri byose. Imana ibaha umugisha kandi Imana ikwambika imbaraga. Imana iguteza intambwe ishobora byose kandi Yesu Kristo akugire neza, kwambika imbaraga. Ntugacogore, ntugacike intege. Uri kumwe n'ubumwe bw'abera ministry mfata kandi y'amateka uzuma gahinduka. Imana igiye gutabara, igiye kurengera. Humura, ntuzacike, ntizakureka. Ariko icy'ingenzi niki? Ibi byo ugomba guruka bisengera, ukanabisenya, ukabihagurukira undi bikarangira, kugira ngo Imana yo mu ijuru igukomereza amaboko. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nagira ngo dusoze dusenga mvuga ngo Data wa twese akwiteho. Ibanga rya mbere ni ukumenya ko umwanzi uguhiga atagenda imbokoboko. Bivuze ngo ni ukwiye kwirinda no kwimenya no kwinjira muri gakondo no masezerano, ndetse no kwegera hafi y'ibyo ukwiye gukora no kubaho mu buryo budasanzwe nimba bidasanzwe. Mwuka wera Imana bane namwe. Data wa twese akugire neza, uhahe uronke ibyo byose bigukundire ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.